tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko umurongo wa mbere witangira igice cya mbere ari rimwe mu magambo akomeye kuruta ayandi, kandi kugeza n'ubu dusanga iri jambo rikomeje gutera urujijo mu bantu. Ndatekereza ko uyu murongo ari wo wa mbere utubwira neza iremwa nyakuri ry'ibintu byose, nk'uko tuzabibona mu biganiro biri imbere. Bivuga ibijyanye no kuremwa k'umuntu n'inyamaswa, kandi ibi byose tukaba tubisanga muri iki gitabo cy'Itangiriro. Iyi ni inkuru y'iremwa, kandi ndemeza ko ari incamake nyayo. Uwitwa Dr. Ralph, umwarimu w'ibinyabuzima cyangwa biology mu rurimi rw'amahanga, akaba n'umuyobozi ushinzwe gutunganya gahunda z'abanyeshuri barangiza amashuri muri kaminuza ya California i Davis, yigeze kuvuga ku ihame cyangwa se teori yo kurema. Iyo teori cyangwa se iryo hame yaryise stock, ariko igitangaje ni uko iyo teori itari muri Bibiliya namba. Nyamara ibyo kurema byanditswe muri Bibiliya. Dusanga ibyo yagereranije bidahuye, kubera ko Bibiliya ivuga uko byose byagenze kuva isi yaremwa, ikavuga kandi n'ibyo kororoka. Kandi iyo usoma Bibiliya neza, ntaho uzigera usanga yemeza ibi byavuzwe na Dr. Ralph. Ndabizi neza ko abantu benshi bazi byinshi ku byerekeranye no kurema mu buryo busanzwe, kuko wenda babyiga mu isomo ry'ibinyabuzima rizwi ku izina rya biology, ariko bazi bike muri Bibiliya. Twabonye kandi ku kibazo cyerekeranye n'inkomoko. Dusanga gitera kutumvikana no kudahuza amagambo menshi, kandi nicyo kintu gitera ibibazo kuruta ibindi, kuko buri gihe usangamo ibyo abantu bagiye bongeramo bagashaka ko amagambo yabo yumvikana kuruta iby'Imana ivuga. Hano tubona ibice bibiri bikomeye by'abantu bavuga kuri iki kibazo cy'inkomoko, kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bumve ibyabo. Igice cya mbere kivuga ko gishingiye ku bushakashatsi busanzwe, bakizera ibyo isomo ry'ibinyabuzima biology rivuga. Ibyo bizera n'ibyo bakura mu bushakashatsi. Mu kanya kari imbere turaza kurebera hamwe icyo bavuga ku bijyanye no kuremwa. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imani happy cyubahiro. Ikindi gice cya kabiri kigizwe n'abantu bize iby'ijambo ry'Imana, ari byo benshi bita theology. Aba ngaba usanga bibwira ko bafite ibitekerezo biri hejuru, bagashaka kwerekana ko bazi uburyo Imana yabigenjeje kugira ngo ireme. Akenshi usanga bishingikiriza ukuri kw'ibyo bize, maze uko kuri bagashaka kukugereranya n'ukuri kwa Bibiliya. Abantu benshi bagerageje gutanga ibitekerezo byinshi bijyanye no kuremwa kw'isi. Bamwe bavuga ko ari umugani. Ndemera ko kuremwa kw'isi kurenze cyane ibyo twebwe abana b'abantu twibwira, ariko nanone kudasobanukirwa uko isi yaremwe ntabwo byatuma tuvuga ngo ni umugani. Rero hari abumva bibarenze, maze bagatangira bakavuga ngo kuremwa kw'isi ni umugani. Imana itubabarire. Hari abandi bizera ko isi yatangiriye ku busa, nta na hamwe Bibiliya ivuga uko, ahubwo itubwira ko Imana yayiremye.
abandi nabo bavuga ko isi idafite aho yavuye, ahubwo bakemeza ko isi yahozeho. Abandi nabo bakavuga ko isi yaremwe. Yewe hari n'abandi bantu benshi batizera bagerageza kwandika basobanura inkomoko y'isi uko bitari. Twabonye ko igitekerezo kivuga ku ihindagurika ry'umuntu cyangwa teori ya evolution gifite ibice byinshi, ariko ibyo bice ntabwo bigaragaza ukuri kose. Ibyo byose ni ugukekeranya. Ntabwo aba bahanga b'iyi teori ya evolution bavuga ibintu bifite ukuri, kuko biba bishingiye ku marangamutima n'ubwenge byabo. Ngerageza kureba ibyo abarimu bigisha mu masomo na za siyansi, ariko ntabwo bajya batanga umurongo mwiza. Ariko nta warenganya abarimu, kuko nabo bavuga ibyo bigishijwe mu mashuri. Abemera ihame ry'ihindagurika cyangwa teori ya evolution nabo ubwabo ntibahuza. Mu gitabo yise Implications of Evolution, umugabo w'umu-evolutioniste wemera ibyo guhindagurika kw'ibintu witwa Dr. Kirkwood, wakoraga mu ishami ry'amasomo y'ubumenyamuntu n'ibinyabuzima aribyo Psychology, Biology and Chemistry muri kaminuza ya Southampton mu Bwongereza, yanditse agira ati, inyamaswa nyinshi zirahindagurika zikavamo andi moko y'inyamaswa mashya. Ibi nibyo yise ngo Special Theory of Evolution. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni ihame ridasanzwe ry'ihindagurika ry'ibintu. Hari indi teori cyangwa ihame rivuga ko ibiri ku isi byose bifite inkomoko imwe, ngo byavuye ahantu hamwe. Iyo nkomoko y'ibyo bintu nayo ikaba yaravuye mu yindi nkomoko itazwi. Iyi teori cyangwa iryo hame ngo ryitwa General Theory of Evolution, ariko naryo nta kuri gufatika rifite, ahubwo ni igitekerezo nk'ibindi byose. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, Usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, Usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro.
Uyu munsi turakomeza kwiga ku gice cya mbere cyo mu gitabo cy'Itangiriro kugira ngo turusheho kumenya byinshi bijyanye no kuremwa kw'isi. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Nubwo hariho benshi batemera ibi bintu kuva mu myaka yashize, ndizera ko habayeho ikintu kidasanzwe cyabaye hagati y'umurongo wa mbere n'uwa 2, kandi hari byinshi bibigaragaza. Dushingiye ku buryo isi ikoze nk'uko tubirebesha amaso, biraboneka ko hari icyabaye ku isi. Birumvikana ko isi niyo abantu batuyeho, kandi byanditswe bivuga ko isi itari ifite ishusho, kandi ngo yari irimo ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, bishaka kuvuga ko itarimo Imana. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, isi nta shusho yari ifite, kandi yari irimo ubusa. Aya ni amagambo anejeje rwose, idafite ishusho. Ni ijambo ry'Igiheburayo rivuga tohu, bisobanura kurimbuka. Ubusa ni ijambo ry'Igiheburayo rivuga bohu, naryo risobanura ubusa. Twamenya ko aya magambo ari ubuhanuzi bwa Yesaya, kuko Uwiteka waremye ijuru ariwe Mana, ariwe waremye isi akayikomeza, ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwamo. Aravuga ati, ninjye Uwiteka, nta wundi ubaho. Yesaya ibice 45 umurongo wa 18. Imana yaremye isi kugira ngo iturwemo, kandi niyo yaje kuyiha umuntu ngo ayibemo. Ubushakashatsi bwakozwe n'abanyabwenge bwerekana ko isi ishobora guturwamo n'abantu gusa. Ndizera ko Itangiriro ritubwira ko isi yahindutse, kuko mbere yari idafite ishusho, irimo ubusa, kandi idashobora guturwamo nk'ukwezi ubwo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Ndizera ko isi yahuye n'icyo kibazo cyo kumara igihe idatuwe. Ese icyo kibazo cyari bwoko ki? Dushobora gutekereza ko hari ikindi kiremwa cyabayeho mbere ya Adamu, kandi ibyo dutekereza ko byaba byaratewe no kugwa kwa Lusiferi, inyenyeri yo mu ruturuturu waje guhinduka Satani, umwanzi wacu, nk'uko tumuzi na bugingo n'ubu. Ndatekereza ko ibi byose birimo hano, ariko Imana ntabwo yatubwiye byose uko biri. Ibyo bigaragara mu gice cya mbere cy'Itangiriro. Kandi umwuka w'Imana yagendagendaga. Ijambo yagendagendaga risobanura kubunda, nk'uko inkoko ibunda hejuru y'imishwi yayo. Yarabunze hejuru y'amazi. Hano tubona ko umwuka wera yatangiye umurimo wayo, nk'uko dukomeza kubona umwuka wera akomeza gukora na bugingo n'ubu. Kongera kurema cyangwa kurema bushya, iki nicyo umwuka akomeza gukora no muri twebwe. Mwibuke ko Umwami Yesu yavuze ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka wera ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yohana 3 umurongo wa 5. Amazi ni ijambo ry'Imana. Ushatse wabigeranya no kubatizwa nta kibazo, ariko amazi asobanura ijambo ry'Imana, kandi umwuka w'Imana niwe nyiraryo. Ibi ni ngombwa kubimenya. Kuremwa kw'isi. Twabonye ko isi yaremwe ku murongo wa mbere mu gitabo cy'Itangiriro. Tubona ishusho yayo ku murongo wa 2. Hano rero tubona ibirimo, nuko yaremwe mu minsi 6, ku murongo wa 3 n'uwa 31. Ndatekereza ko hano batubwira ibyakurikiyeho. Hari ibintu byinshi hano nshaka kugira ngo umenye. Mu gitabo cyo Kuva ibice 20 umurongo wa 11 turasoma ngo, kuko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Hano nta kintu kijyanye no kuremwa kirimo, ahubwo muri iyi minsi 6 Imana yari iriho ifata ibintu yamaze kurema kera. Ntabwo yaremaga, ahubwo yasubiraga mu byo yaremye. Birashoboka ko Imana yategekaga ibyo yari yararemye kuva kera, imyaka ibihumbi yashize. Imana yazanye ubugingo ibushyira mu isi, kandi iremera umuntu isi. Icyo kiremwa nicyo tugomba kumenya, kuko we nanjye uko niko twaremwe. Iki nicyo gituma iki gitabo cy'Itangiriro kigira agaciro kuri twebwe uyu munsi. Umunsi wa mbere Imana iravuga iti, habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Birashoboka ko ibyo byafashe amasaha 28, kuko sinzi ukundi twashobora kubivuga mu bundi buryo. Wamenya ko Imana yavuze iti habeho umucyo.
dusanga iryo jambo ryarakoreshejwe inshuro 10 muri iki gice. Habeho iki, habeho isanzure, habeho umucyo, amazi ateranire hamwe, n'ibindi n'ibindi. Hariho umuntu wabyise ngo ni amategeko 10 yo kurema. Aya ni amategeko y'Imana dusanga hano. Imana iravuga iti habeho umucyo. Ubu nibwo bwa mbere tubwirwa ngo Imana iravuga. Aya niyo magambo ya mbere yanditswe muri Bibiliya. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi n'andi mazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 6. Imana iravuga iti habeho isanzure. Ijambo ry'igiheburayo rikoreshwa mu kuvuga isanzure ryitwa rakia, risobanura isanzure, rigabanya amazi n'andi mazi. Ibyo bisobanura iki? Nibyo, Imana igabanyamo kabiri amazi. Hariho amazi yo hejuru, hariho kandi n'andi mazi munsi yacu. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo. Biba bityo. Itangira igice cya mbere umurongo wa 7. Ubwo Dr. McGee yari mu kirwa cya Hawaii, haguye imvura igera nko kuri metero 5 z'ubutumburuke ahitwa Honolulu mu mwanya muto cyane. Nibwo yashoboye kumenya ko muri ako gace bari barimo hashobora kuba hagwa imvura ikaze igera kuri metero 200. Mwene data, ibyo nibyo Imana yakoze. Yagabanije amazi yo hejuru n'ayo munsi. Imana yita isanzure ijuru. Buragoroba buracya, wo ni umunsi wa 2. Itangira igice cya mbere umurongo wa 8. Imana yita iryo sanzure ijuru. Iri ntabwo ari ijuru nk'uko uritekereza. Ugomba kumenya ko hariho amajuru 3 dusanga mu byanditswe. Umwami Yesu yaravuze inyoni zo mu kirere, kandi ndatekereza ko ari ijuru rivugwa hano kuri uyu murongo. Hanyuma hariho inyenyeri zo mu ijuru, ni ukuvuga ijuru rya 2. Hariho kandi irya 3 aho Imana ituye. Irya mbere tubona ni ry'ibicu bifasheho, kandi niryo inyoni zigurukiramo. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Bitangira igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Dusanga hano amazi yaragabanijwe mu bice 2. Ubwa mbere amazi yo hejuru yatandukanijwe n'ayo munsi. Hanyuma amazi atandukanywa n'ubutaka, ariyo si. Bishatse kutwereka ko isi dutuyeho hari igihe yigeze kuba iriho amazi gusa. Ibyo byerekana ko icyo cyari igihano cyahawe isi ya mbere yatambutse, kandi nta kintu na kimwe tuyiziho. Icyo twashobora kuvuga cyose kwaba ari ugukeka cyangwa kugereranya. Imana itubwiraho gato, ariko yatubwiye byinshi kugira ngo tubashe kuyizera. Imana yita ahumutse ubutaka. Ese niki kindi yashakaga gukora? Birumvikana ko yari irimo itegura ahantu umuntu ashobora kuzaba, ahantu hashobora guturwa. Umuntu ntabwo ashobora kuba mu mazi, nubwo hariho abizera ko twavuye mu mazi no mu bimera byo mu nyanja nk'uko twabibonye imbere. Abandi batekereza ko twavuye ahandi gusa tubaho, ariko usanga ibitekerezo byabo bidafite ishingiro. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka zirimo tubuto twazo, igiti cyose cyerera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Bitangira igice cya mbere umurongo wa 11. Hano Imana irimo gutera imbuto kubera umuntu. Dusanga ko kugeza igihe cy'umwuzure umuntu yari atunzwe n'imbuto. Nta kintu yaryaga atari imbuto. Kuremwa kw'ibiti n'ibimera byarangiye ku munsi wa 3. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera.
imana ihabwa icyubahiro. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Samirana, 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 usemerera imana ihabwa icyubahiro. 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 Ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. Bitangira igice cya mbere, umurongo wa 12 kugera kuri 13. Imana iravuga iti, mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka kugira ngo bivire isi. Bitangira igice cya mbere umurongo wa 14. Ntabwo Imana yaremye izuba n'ukwezi muri uyu mwanya, byari bihasanzwe. Imana icyo yakoze yabitegekeye igihe cyabyo. Amen. Bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri. Itangira igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kuri 16. Kimwe cyose gifite igihe cyacyo mu munsi. Izuba rihabwa ubwiza bwaryo ku manywa, n'ukwezi guhabwa umurimo wako mwiza mu ijoro. Ntabwo nzi uko wowe ubifata, ariko jyewe nabwiye umuntu ko ukwezi kugira umucyo mwiza mu ijoro. Ukwezi kugaragara neza cyane nijoro. Hano mu gace ka nyuma aravuga ngo irema n'inyenyeri. Uwo wari umurimo ukomeye. John Wesley nawe yabisubiyemo ati, Imana yaremye amajuru n'isi, kandi ibirema bikwiriye. Imana irema n'inyenyeri nazo. Imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, kandi bitegeka amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Itangira igice cya mbere umurongo wa 17 kugera ku murongo wa 18. Wamenya ko Imana ariyo yatandukanyije hano, itandukanya umucyo n'umwijima, kandi n'ubu tubona ko yakomeje kubikora. Hari abantu kugeza ubu bibaza bati, ni irihe tandukaniro riri hagati y'icyiza n'ikibi? Ni gute twamenya ko ikintu ari kibi? Imana iravuga icyiza icyo ari cyo. Imana yashyizeho amategeko. Imana itandukanya umucyo n'umwijima, kandi hariho itandukaniro rinini hagati y'ikibi n'icyiza. Niyo yashyizeho iryo tandukaniro, kandi riracyariho na bugingo n'ubu, kuko yatandukanije umucyo n'umwijima. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 4. Imana iravuga iti, amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Ntabwo hano tubona ihindagurika ry'ibintu. Ibyo bivuga ko ibintu byose bitavuye mu kintu kimwe, ahubwo Imana yaremye kimwe ku kindi, hanyuma buri kintu kivamo ikindi. Imana iravuga iti, amazi yuzura ibyigenza byinshi. Umurongo ukurikira uravuga uti, nk'uko amoko yabyo ari. Ijambo amoko ntabwo rivuga gutandukana, nk'uko witwa Darwin abivuga, ahubwo bivuga ibirenze ibyo. Nasomye ibyo umwanditsi umwe yavuze
ko yashakaga irindi jambo yakoresha mu mwanya w'iryo. Umuprofeseri umwe niwe wavuze ko iri jambo ubwoko rivuga ko byose byavuye ahantu hamwe bifite inkomoko imwe. Urugero, nimba yari inka imwe, ni ukuvuga ko atari yo gusa, ahubwo n'umuryango w'inka wose wahise ubaho. Ndumva ari uko nashobora kubivuga. Imana yaremye imwe nk'iyo, hanyuma izindi nka zose ziyikomokaho. Iryo twavuga ko ari iterambere ridasanzwe. Habayeho kujya imbere, hanyuma no kororoka. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Itangira igice cya mbere umurongo wa 21. Imana ibona ko ari byiza. Tugomba kumenya ko icyo Imana yaremye cyose ari cyiza. Imana ibiha umugisha, iti mwororoke mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Itangira igice cya mbere umurongo wa 22. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 5. Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 24 na 25. Ikindi twamenya kandi kuri iri jambo nk'uko amoko yabyo ari, ni ukuvuga kavukire yabyo. Hano tubona Imana itandukanya ubugingo bw'inyamaswa n'ubw'abantu. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu. Iki kiremwa gikomeye ni icy'ingenzi cyane kuko cyabayeho mbere yacu rwose. Niwe sogokuruza wacu twese. Jyewe nawe niho twakomotse. Uri mwene data, kandi ni ukuvuga ubwoko bwose bw'abantu niho bukomoka. Reka dusenge. Mwami Imana, isi n'ibiyuzuye byerekana imirimo y'amaboko yawe, kandi byose bigaragaza gukomera kwawe. Ndagushimiye ko ibiriho byose byaremwe nawe, kandi ubirema ari byiza. Ntawe uhwanye nawe. Wuzuye ubuhanga n'ubushobozi bitagereranywa n'uwo ari we wese, haba mu batubanjirije, abariho n'abazahoraho. Nta wakora nk'ibyo ukora. Icyubahiro no gukomera ni ibyawe iteka ryose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Inshuti yanjye, ndagushimiye ko wabanye nanjye uyu munsi. Ndakurarikira kuzumva ikiganiro cy'ejo, aho nzakubwira ku bijyanye no kuremwa k'umuntu, n'impamvu Imana yamuremye ndetse ikamutandukanya n'ibindi biremwa byose. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.